Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndifurije ko mwagira amahoro n'imigisha bituruka kwa Allah kandi amahoro n'imigisha bisakare kuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abamukurikiye n'abazamukurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Nsaba ko natwe twazaba turi muri abo ngabo bakurikiye Muhammad bemeye ukuri, kandi dusaba ko Imana yazaduha kuzatabaruka tukiri mu bemeramana. Allahumma amin. Ikiganiro tugiye kugira ni ikiganiro gito cyane, ni nk'ubusobanuro bw'ikibazo kibaza ngo ese umusilamukazi yemereye kubana n'umukristo? Ni ikibazo abakristo benshi bibaza, cyangwa abasilamu bamwe na bamwe badafite ubumenyi, badasobanukiweho. Twagiye rero, bismillah. Umukobwa aratangira ati, ngewe nkundana n'umuhungu witwa Matthew cyangwa Matayo kugira bitworohere. Undi ati ni umukristo ariko ngewe ndi umusilamukazi. Akongera ati ariko nta n'umwe ushyigikiye, nta n'umwe ubyumva, nta n'umwe nyine uri mu ruhande rwanjye ko twakundana n'uwo muhungu. Umugore aramubaza ati, umuhajya ataramubaza ati ese wabuze impamvu? Undi ati yego ndabizi, impamvu ndayizi, ariko se nta rindi tegeko rihari cyangwa rifite ikindi ribivugaho nge naba ntazi? Undi ati reka nza nkubwire rero impamvu Imana yabibujije, ubundi noneho wowe uraza kwifatira umwanzuro uhereye ku byo nakubwiye. Undi ati impamvu Imana yabujije umugore w'umusilamukazi kubana n'umukristo nuko hari impamvu zitandukanye. Ati umusilamu w'umugabo ashobora gushaka umugore w'umukristokazi cyangwa w'umuyahudi, ariko noneho ubu ni iki gituma bibujijwe ko umugore w'umukristo w'umusilamukazi yashaka umugabo w'umukristo? Undi ati igihe umusilamukazi ashakanye n'umusilamu, undi ati bose aba afite uburenganzira ku mugabo we. Undi ati umugabo ategetswe kubahiriza inshingano ze ku mugore we, kandi n'umugore afite uburenganzira bwo kuba yajyana umugabo mu rukiko igihe nyine afite kwishidikanya cyangwa ari ibyo atishimiye. Rero niyo mpamvu umugabo aba ategetswe kubahiriza inshingano ze akazuzuza, kuko no mu rukiko umugore afite uburenganzira bwo gusaba umugabo we kubahiriza inshingano. Bivuze ngo icyo gihe umugore yemerewe kuregera umugabo kutubahiriza inshingano. Ariko iyo umugore w'umusilamukazi ashatse umugabo w'umukristo, izo nshingano cyangwa ubwo burenganzira ntabwo aba afite. Rero niyo mpamvu atemerewe kujya mu rukiko ngo abe yakomplaininga cyangwa abe yaburana. Bivuze rero ngo kuburana abyemerewe igihe amategeko nyine y'ubusilamu amurengera. Indi mpamvu ni ikijyanye n'abana. Abana iyo mufite abana muri hamwe, bose baba bafite ukwemera kuri hamwe. Bivuze ngo ikibazo kiragira ngo ese abana bawe niba bashakanye n'umukristo bazajya ku irayidi cyangwa bazajya mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani? Ese icya kabiri, bazajya bajya ku cyumweru gusenga cyangwa bazajya bajya ku wa gatanu mu musigiti ku ijuma? Hari impamvu mugore ati rero hari impamvu nyinshi zatumye Imana ibuza ibyo bintu. Icya kabiri ati ese ku bijyanye n'ibintu, kuko ntabwo ushobora kwitambika hagati, umugore ntiyemerewe kwitambika hagati y'umugabo n'igifu cyangwa n'ibyo yifuza kurya, kuko muri Islam ubusilamu cyangwa Islamu yabujije umwemera cyangwa umwemeramanakazi kurya inyama z'ingurube no kunywa inzoga. Bivuze ngo mu busilamu ntabwo inzoga zemewe, nta n'ubwo kurya ingurube byemewe, ni haramu. Ariko si ikibazo, umugabo naba abishaka nategeka umugore cyangwa namusaba kumutekera inyama z'ingurube cyangwa se no kuyisavinga no kuyiha abana be,
yakabwira ati madamu teka ingurube kandi ugaburire n'abana banyu, uzabyanga wowe? Rero ibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuzana amakimbirane hagati yanyu, kandi ni ikintu nyine udashobora guhakana. Niba umugabo akubwiye ngo ntekere ingurube arayirya kandi wamushatse ubizi ko yemerewe, seriva inzoga urabizi ko byemerewe, ni gute utabimuha? kandi nibye yaguze mu mafaranga ye, kandi ibyo bintu ugomba kubimuha. Ni umugore ugomba kugandura. Bitangiye kumucangaho gake, yatangiye kureba hirya. Ikindi umugore ahise amubaza, hagati y'umusobanuro amubwira ngo ese uzahitamo umugabo wawe cyangwa uzahitamo kubahiriza amategeko ya nyagasani y'umuremyi wawe, ya nyagasani wawe? Ikibazo. kandi ikindi cya kabiri, rimwe na rimwe ibyo byanze biba bikohereza, biba bishaka kukohereza kuri divorce. kandi nta mugore n'umwe uba wifuza ko yajya muri gatanya, kuko uko byagenda kose umuntu aba yubatse kugira ngo nawe agire umuryango. Umugore ati reka tuganire ku bijyanye n'amategeko. Rero nibyo rimwe na rimwe azanakuzanira. Rero hari impamvu nyinshi zizasa nk'izigutanya, kuko uruhande rumwe ni abasilamu, urundi ruhande ni abakristo. hari umurongo uba mu bakorinto igice cya 6, ubwo ni verse ya Bibiliya, umurongo wa 14, wo uvuga byeruye ko nta bibujijwe ku mukristo kuba yashakana n'umupagani cyangwa n'umuntu utari umukristo. ubwo umuntu utari umukristo, abakristo bamwita umupagani. rero hari impamvu nyinshi zitandukanye zigaragaza ko umugabo w'umukristo atemerewe gushakana n'undi muntu utari umukristo mugenzi we. rero ikindi kintu gikomeye ashaka kumuganiriza nuko iyo bigeze igihe cya gatanu cyo gutandukanya, iyo bagiye guhana divorce, hari ubusilamu bufite amategeko yitwa sharia, buproteje umusilamukazi mu gihe yaba agiye gutandukana n'umugabo we. bivuze ngo umugabo aba agomba, ategetswe kwita ku mugore we igihe umugabo amuhaye gatanya, hari ibyo amugomba. niko amategeko ya Kisilamu abiteganya. rero umugore aba agomba kuba amezi 3 atunzwe n'umugabo, amurinze, kandi muri ayo mezi 3. ubwo icyo gihe nyine muri ayo mezi 3 umugabo arakureberera, bashobora no gusanga utwite, mushobora kongera kwiyunga, mushobora kugira gute. ubwo iyo ubyaye cyangwa iyo utwite ntiwemerewe kuguha gatanya kugeza igihe ubyaye, bikagaragara ko umwana ubyaye ari uwe. rero n'igihe cyo kwita ku mwana, igihe agomba kuba hari amategeko arengera umwana, uwo mwana akarengerwa n'amategeko ya Kisilamu, umwana agahabwa ibyangombwa byose bitegekwa na sharia. rero icyo gihe bivuze ngo uri umusilamu kazi ku musilamu uba ufite inyungu zikurengera. kandi icyo gihe sharia iguha uburenganzira ku bana bawe yuko ugomba kubitaho mu gihe bidashobotse. mama wawe akaba yabitaho, igihe mama wawe adashoboye, abavandimwe bawe, basista bawe bashobora kumwitaho. ariko ibyo ni igihe ubu byemerewe, mu gihe nyine uri umusilamukazi wari umukristo, ntabwo ububasha, ntabwo uburenganzira wabuhabwa n'amategeko, kuko ntabwo itegeko rigomba kwakurikwa, kuko ni umukristo si umusilamu. bivuze ngo icyo gihe uramutse usa nk'utandukanye nawe, inshingano zo kuba warira abana cyangwa waka uburenganzira ku bana bawe urazamburwa, izo nshingano zigahabwa uwo mugabo ahita atwara abana, kuko abana si abawe, mwatandukanye, nta n'uburenganzira ukibafite. icyo gihe nta burenganzira ufite. rero ntabwo itegeko riba rikireba kuri uwo mugabo.
icyo gihe rero uba ugomba kumuha ibyo agutegeka byose ugakurikiza amategeko ye nta gukomplayininga. Ikindi ni uko iyo umugabo apfuye nta burenganzira ufite bwo kumuzungura, kuko wowe uri umusilamukazi rero kuko wiyemeje gushyingiranwa n'umukristo, umuryango we uzavuga ibyo ushaka unatware byose bisange umuryango we, kuko ntabwo uwo muryango nyine wese uri uwabo ntibanakwemera. Kandi rero ntabwo ushobora kwirengera kuko n'ubundi amategeko ntazakurengera muri iyo situwasiyo wishyizemo, kuko niwe wabigize, nibyo amahitamo yawe. ubwo rero ushaka umukristo, gushakwa n'umukristo biragoye. Hari impamvu nyinshi rero zigiye zitandukanye. Uwiteka Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala yabujije umwemeramana-kazi ko yashaka umukristo kugeza igihe yashatse umwemera mugenzi we. Rero igihe ushakanye, igihe wowe igihe ushatse umusilamu, igihe ushakanye n'umusilamu w'umugabo cyangwa n'umukristo w'umugabo, nyine ni igihe washakanye n'umwe muri abo batandukanye, yaba umusilamu w'umugabo cyangwa umukristo w'umugabo. Umugabo ni umwami, ni umutwe w'urugo, kandi niwe ushyiraho amabwiriza, niwe ushyiraho amategeko. Bivuze ngo waba wamushatse ari umukristo, waba wamushatse ari umusilamu, uba ugomba kugendera munsi y'amategeko ye. Nta burenganzira ufite kuko umugabo niwe mutwe w'urugo, uba utegetswe ni ukuganza. baramaze kumusobanurira, baramubwira ati rero ndabizi umukobwa nyine biramurenze, ntabwo yiyumvishaga uburemere bwabyo no kubisobanukirwa kenshi biranagoye. n'ubundi mo mbivuga gutya bishobora kuba bitumvikana, keretse buri umuntu wagiye muri iyo situwasiyo kenshi niba ubasha kubyumva, kuko biba bigoye ku rwego ruri hejuru cyane. mu matinda byumva ko bigoye nyine birakomeye, ariko nta kundi nyine ni ukwihangana, ntibyoroshye. Ati rero ndabizi kubicamo, iyo uri mu rukundo rwatuma hejuru rwakubanye urukundo rwinshi nyine, uba wumva ibintu byose bizagenda neza. uri mu munyenga w'urukundo wumva ibintu byose bizaba neza, bizagenda neza, bizasobanuka bikajya mu nzira zawe kwa. ariko iyo ibyo byose bitangiye kwangirika, utangiye kubona ko ibyo wagiyemo bidashoboka, utangiye kumva yuko nyine mwatandukanye byanze, yatangiye kubuzamo amakimbirane, iyo bitangiye kwanga, ubona nyine za ntego zose wihaye byose bitangiye kwanga, byazambye, ibintu byose nyine ubona byanze, uvuga uti nta kundi, bitangiye ku ibibazo. abana banjye ntabwo bashoboye kuba abasilamu, ntabwo bashobora kujya ku musigiti, ibintu byose biba wumva bitangiye kugira puresha, yatangiye umubano wanyu ukimeze nabi, ubona nyine wumva utangiye kwitabaza amategeko kugira ngo basa kurengere. rimwe na rimwe aho ni nk'umugore ahita atangira kubona ko bya bintu agiyemo nta jambo afite, nta kintu na kimwe ashoboye, kuko ntacyo yabikoraho. rero nibwo uhita ubona ko ibintu byarenze kubitekereza, ukavuga uti ntacyo nabikoraho, nyine nta kundi, urihanganye, nta jambo mfite. kandi haba hari impamvu Imana yategetse umuntu kubahiriza amategeko yayo, ni uko iba yarayishyizeho ko kubona ko ari amategeko azarengera abayemera. ntabwo ari uko iba ishaka kunaniza abantu, biba ari impamvu kandi y'ingenzi. rero iyo Imana iteye kashe ku kintu ikakikwemerera, ni uko iba igira ngo uhabwe umugisha mu rushako rwawe, nyine uri blessed, utangire nyine ubuzima bwawe, nyine ubwo ku muryango nawe unezerwe.
ariko iyo utangiye gushaka gusuzugura nyagasani wawe, aho yavuze ngo iki ngiki wigikora, we warangiza ukarengaho ukagikora, uba utangiye uba wishyize mu mazi abira, uba witangijeho ibibazo, uba witeje intambara. Niwe mukobwa ati nyine it's okay, nyine ntacyo kuri nyine atangira kubaza umugore ati se basi natangira, hari ubundi buryo twahura, natangira nkajya nguhamagara se twaganira ukajya unganiriza. Umugore ati nta kibazo mukunda, humura ndahari, ni ibintu byanjye, nzaguma hafi, nzagufasha, nzakuganiriza, humura rwose, uramfite turi inshuti, turabavandimwe, ntuhangayike cyane, ndahari kandi turabavandimwe. Aramuhobeye, barahobera, ndamushimira cyane, ngira ati thank you so much, ndagushimiye. Undi nawe ati ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Rero ikintu cyose uzajya gukora uzabanza umenye ngo ese amategeko y'imyemerere yanjye ngahiye, ese sinaba ngiye kwishyira mu kaga, ese sinaba ngiye gukurikira amarangamutima ariko atazamara kabiri, atazaramba. Ibyo nibyo bizaba byiza kuri wowe, ku buryo umunsi umwe uzicara ukavuga ngo alhamdulillah ko bya bintu nishoyemo, ntishoyemo ibyambereye byiza, ubu ngubu ndanezerewe. Ariko hari n'ikindi uzigera uvuga uti Mana ndagusaba imbabazi, ibintu nishoyemo nabigiyemo ndenze ku mategeko ariko nkakabutseho nkicujeho. Rero hari ibintu uko wakwicuza kose hari ibyo ubuhombye, nubwo nyuma yo kwicuza hari ibindi wunguka. Dusaba Imana ko yatuyobora inzira zitunganye, ikadushaka uri halal, ikaduha mu nzira zitunganye nyagasani wacu, tukareka kurwa n'amarangamutima, ukumva ko tutari mu bidafite umumaro. Kuko uwo muryango dusanga utari uw'abemera, uwo muryango dushaka gushakamo rimwe na rimwe ugoranye, ese turi tayari kuzubahiriza amategeko yabo twirengagije kubahiriza nyagasani wacu. Nyagasani wacu aturindire kandi aturinde dutabare. Ndabashimiye rero, utarakora subscribe ayikore, share na comment, musangire abashuti bacu uko tubishoboye. Inshallah utaala nyagasani abanye natwe, aturinde. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.